Twongeye kubasuhuza abakunzi ba channel yacu Umugano TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'igihe umuntu wikunda birenze urugero cyangwa se uwo twise umupervers narcissistique akwanze cyangwa se ahitemo kuguta. Ni iki wakora? Mu kiganiro giheruka twari twabonye uburyo yitwara mu rukundo n'impamvu atinya ikintu cyose gihereranye n'urukundo, ariko mu gihe waba warisanze mu rukundo n'uyu muntu uteye ufite imiterere imeze gutya, ni gute wabigenza mu gihe ahisemo gushyira iherezo ku mubano wanyu? Nicyo tugiye kuganiraho uyu munsi, mbibutsa gukanda subscribe, mukakanda ku kazogera ndetse mugatanga n'amakomantere kugira ngo tumenye icyo twanoza mu biganiro byacu kugira ngo bibashe kungura abadukurikira. Dushyira nimero muri description, hagize ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kutwungura nabwo ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira, byose biremewe. Murakoze cyane. Reka twikomereze. Ni gute ushobora kwitwara mu gihe ubana n'umuntu wikunda cyane ariko igihe kikagera bikaba ngombwa yuko ashyira iherezo ku mubano wanyu? Ni ibintu bidakunze kubaho cyane. Twabonye ko uyu muntu ufite indwara yo kwikunda bikabije cyangwa se umupervers narcissistique, twabonye ko ari umuntu ukunda gukora ibintu by'ikinyoma. Twabonye ko ari umuntu mu bintu akora byose agira facette agaragaza cyangwa se isura agaragaza inyuma kugira ngo yemerwe, ariko akagira n'ibiri imbere. Kwemera gutabwa n'uyu muntu rero cyangwa kwangwa n'uyu muntu wikunda birenze urugero, bisaba mbere na mbere kwemera ndetse ukanamenya ko amarangamutima yawe, ukaniyemeza ko wongera kwiyubaha, ukongera kwiyubaka, mbese ukongera no kwigarurira icyizere no kubaka imipaka ku buzima bwawe ikurinda. Ibyo ni ibintu bya mbere wakagombye kumenya, kubera ko mu gihe mwamaranye aba afite ibintu byinshi yasenye muri wowe. Rero mu gihe agutaye wakagombye kubibonamo nka opportunity yo kugira ngo wongere wiyubake, wongere wigarurire identite wari waratakaje kubera umubano wawe nawe wagiye wangizwa na ya manipulation na ya mabi yose yagiye azana mu mubano wanyu, yagiye agusenya. Ibyo ngibyo bigufasha kwakira uko gutabwa. Gutabwa rero n'umupiyeni ni ibintu banavuga ko ntibikunze kubaho, no kubyumva ni ikintu gitangaje, kuko twabonye ko mundi mu mimerere isanzwe ari abantu bahora bakurura bishyira muri bwa bwikunzi bwaho. Aha ndagira ngo twumve kimwe ko niba hari ikintu gitera ubwoba umupervers narcissistique ndetse kikaba cyanamutraumatiza, ni ugutabwa. Gutabwa ni ikintu kimugiraho impact ikomeye cyane, iri negatifu kuri image ye muri sosiyete, kuko yibona siko twabonye ko ari umuntu nyine uhora ari gonfle, byimbye kwa. Ibyo rero gutabwa aba ni ikintu kuri we kiremereye kucyakira. Aha rero ndagira ngo nkubwire ngo nubona umupervers narcissistique agutaye cyangwa se yemeye kugutakaza,
cyangwa se ukabona imbaraga yashyiraga mu mubano wanyu ziragabanutse, menya ko ari kugerageza gukina n'ibyiyumvo byawe, kwa bya bindi bya manipulasiyo arimo agira ngo akuvangavange. Hari ukuntu ubona agenda ahinduka, akabigenza gutyo ngo akangure imisemburo yawe mu gutinya kumutakaza, ukongeramo imbaraga ukamwiruka inyuma, cyangwa se akabigenza gutyo hari ibintu runaka abona, hari limite runaka ashaka gufuranshisa mu buzima bwawe. Swati hari inzugi abona wamukingiye, swati hari ibintu abona umunanizaho, noneho agahita akora ako gakino ko kukwereka ko agiye kuguta kugira ngo wongere imbaraga mu mubano wawe, cyangwa se yabonye ko utangiye kwirotira ubivamo, noneho agahita agutanga akamera nk'ubivuyemo kugira ngo yongere akangure ya misemburo yawe, kwa kundi wamenyereye ko uhora uhendahenda ari wowe ufatiriza ngo ibintu bigende neza. Ahangaha nagira ngo mbwire umuntu utarahura n'uyu muntu aramubarirwa, kuko abagize experience yo kubana n'uyu muntu ni nkaho uwo mubano mufitanye ni umuvictima uba utwaye ku bitugu, ni wowe uhora akora byose ngo bigende neza. Twabonye ko ari umuntu ufite immaturité mentale cyangwa émotionnelle, uhora ari inyuma, mbese afite ahantu yatakaye ku mwana w'imyaka 5. Abahanga bavuga ko aba afite imitekerereze ingana n'iy'umwana w'imyaka 5. Urumva kubana nawe muri relationship ni ibintu bisaba guhora ufite imbaraga kugira ngo wikorere iyo relationship yanyu. Amakaprisi akoze waba ari wowe uyahosha, induru zibaye aba ari wowe uzihosha, ibyo akoze byose yirukanke ku mwana yiruka nawe umwiruka inyuma, mbese ni uko biba bimeze. Uba umeze nk'umutwaye relationship yanyu ku bitugu byawe. Aha rero kuvuga ngo araguta, hari igihe aba ari ya metode ya manipulation yakoresheje kugira ngo yongere yagitive imisemburo yawe, utinye gutabwa, wongere umukunde, bya bindi wamwangiye ubyemere. Mbese aba ameze nk'umwana, kurya umwana yicara hasi akigaragura agasiriba amaguru ukajyaho ugahendahenda, nawe niko aba ameze. Ibi rero kuvuga ngo urabona yirotiriye mu mubano wanyu, akenshi ni iki ngiki aba agamije, kubera ko muri uko nguko kwirotira kwawe cyangwa se kugira ibyo umwangira, abona waranze kuba manipire kubera ko twabonye yuko abagufashe nk'igipupe mu biganza bye. Yabonye rero yatangiye kugutakazaho ubushobozi, akora ibishoboka byose kugira ngo yongere akugireho ijambo. Aha niho rero ugomba kugaragaza imbaraga, ntiwongere kugwa muri uwo mutego we, kuko nawe aba abizi ko akina n'umuriro kandi ko kugutakaza bimugiraho ingaruka. Bityo rero niba agerageje kugutakaza, icyo ugomba gukora cya mbere si ukumwinginga, si ukumwirukaho, ahubwo mufashe niba ashaka kugutakaza, akubure, ubure muri shamanyetike ye. Urabona mu mubano muzima gutabwa birababaza, ariko kuri ngiye gutabwa n'umuperiveri narisisike mbivuga nk'umugisha. Gusa ntago twavuga ko kubera ko akenshi abantu abamanipirateri bahitamo kubana nabo cyangwa gukundana nabo baba ari abantu bari sensible, bafite amarangamutima mazima, bitanga babikunze, yego biyemvestisa mu mubano. Aha rero kubabara ntago byabura,
ntago byabura kuko wowe uba waritanze ubikunze, nta masike wambaye, nta kwiyoberanya, ntaki. Gutabwa rero n'umupiyeni nubwo bibabaza ariko wakagombye kubibona nk'umugisha, kuko ni gake cyane afata inisiyative yo kugira ngo agusohokere mu buzima adakomeje kubwangiza, adakomeje kubumanipira, adashoboje ibintu byose bibi. Mu buzima bw'uyu muntu ahora mu ntambara, ahora aguhuhera ubukonje, ubushyuhe, mbese ahora akujagaraje ku buryo nawe uyoberwa aho uherereye. Mu marangamutima uyu munsi akwereka ko agukunze, mu kandi kanya akabivamo, mbese umuvigitime ahora ajagaraye atazi ibyo ari byo. Kuguta nabyo rero aba akeneye kureba imbaraga n'ubushobozi agifite byo kugenzura ya marangamutima yawe n'urukundo umufitiye, ibyiyumvo byawe, uko uri bwitware muri iyo mimerere. Ubundi victime ye nk'uko tubivuze hariya hirya aba ameze nk'igipupe, mu biganza bye aba agutwara uko abyumva, asunika, akurura, ku buryo nawe ubwawe uba desitabilize, ntumenye ngo mperereye, ugahora wibaza ibibazo. Ese arankunda? Ese bimeze gute? Ese ni njye mubi? Ibintu nk'ibyo. Iyo agerageje iyi tagitike akabona ntacyo bigukozeho rero, ndetse nta n'icyo ukoze ngo umufatirize nk'uko bisanzwe, yamenyereye ko ari wowe ufata intambwe ya mbere kugira ngo umubano wanyu ugenze neza. Ibyo ngibyo kuri we, kubona utamufatirije ukamureka akagenda, bisa naho kuri we ibyo yubatse, kwa kundi ubona inzu ihereye muri fondasiyo igisenge kikamanuka kicara hasi, nawe niko ahita amera. Amfete wowe utekereza ko agutaye, ariko muri we kubera ko ari agakina bakina, iyo umufashije ukamwereka ko rwose kugutakaza ntacyo bikubwiye, ukamubwira uti mbode bara, genda, uti cawo, bimera nkaho bya bindi byose yubatse mu mubano wanyu, akumanipira avuga ati naramufatishije, ntaho yajya, uko byagenda kose ndamufite, byose biba bisa nkaho bihurudutse biguye hasi. Kuko mu mubano wanyu ni wowe watumaga yumva nyine akaze, akomeye, kubera uko wamufataga. Twabonye ko uba umumereye nka miruwari, uko ugenda umuha agaciro, umwubaha, urenza ku mafuti ye, mbese muri make nabivuga muri ya mvugo y'ubu ngubu, uko ibyo byose ubimukorera aho kubishima arabyimba, aba yumva akaze, nyine ari umuntu ukomeye. Aha rero niho ahura n'ikibazo, akina no kurekura ngo agere ku bubasha agufiteho, ariko agahita atungurwa n'uko ahubwo nubwo yari agufiteho ahita abutakaza, kuko wanje kwinjira mu gakino kiwe. Ni ukuvuga ngo mu mubano wanyu uba umeze nka purize acomekaho kugira ngo we aburiye, cyangwa se we abone imbaraga z'ubuzima. Ni wowe purize yamugaburiraga, ubwikunzi bwe ni nkawe wari regaraje kugira ngo yiyumve ko ashyitse, ariko none aragutaye. amaze kuguta agira ngo yakinaga, nawe uhita umurekura uti genda.
aha rero niho ahita yumva, nubwo kuri wowe uba wumva gutaye ariko kuri we aba atakaje ibikomeye, kuko urebye mu mubano wanyu usubirije amaso ukareba usanga ntacyo yakumariye mu buzima uretse kugusenya, kandi niwe wari ufite inyungu nyinshi mu mubano wanyu, niwe waguprofise, niwe wagize ate, wowe icyo wakuyemo ni umubabaro gusa, gusenyuka, gukomereka umutima, ibintu nk'ibyo. Ubundi rero yamenyereye yuko iyo yababaraga, iyo habaga ikibazo wataga umutwe ukababara, ugashaka kugira ibyo uhindura, wenda ugatangira no kwisobanura aho bitari ngombwa sinakubwira, ukagerageza kumwaka ubusobanuro n'aho bitari ngombwa, ese bimeze gute? Oh mon Dieu. Hari ibintu mu mubano w'aba bantu biba bigoye kugira ngo umuntu abyiyumvishe, ariko biragoye kugira ngo umuntu akubabaze, noneho mu kukubabaza aho yagusanze aba ari we uca bugufa gusaba imbabazi, ahubwo akaba ari wowe umwisangira, akaba ari wowe utangira kwiyegisikiza ku makosa utakoze. Akakumvisha kuri coupable, ugatangira wamusaba ubusobanuro ku kintu runaka, ugasanga ikosa rikugarutseho, ni wowe utangiye kwiyegisikiza, yego nzajya mbigenza gutya na gutya, ibiki n'ibiki. Wenda tuvuge habayeho nk'ihohotera ryo mu muryango, tuvuge wenda yagukubise, yagututse se agutesha agaciro, wagira ngo kugira ngo wowe woroshye mu mutima wawe, wagira ngo uricaye nyine ngo mubiganire, wazamura iyo sije, agahita kumvisha yuko ari wowe wabiteye, ugahita utangira uti buriya, akanagusobanurira ahubwo uburyo wabiteyemo, witwaye gutya na gutya, naravuze uransubiza, ntabure impamvu agushyiraho, ugahita wikiripabiliza, ugatangira ugasaba imbabazi. Ahangaha rero naho kuko aba ari buryo yamenyereye, iyo agerageje kuguta aba ashaka yuko utangira kumwiruka inyuma kugira ngo agusobanurire impamvu agiye, kugira ngo wongere umugarure, yongere akwiteho ndetse n'ibindi, kubera ko rero aba ari byo aba yiteze. Ibi byose iyo abibuze asa n'ukubuze aho yashakaga, cyangwa mu kirere yabashaga kugukontororamo, ahita akubura. Ibi ngibi nabigereranya nk'intuza, nka pareye ifotora, cyangwa se jimeri, kwa kundi zirandorerwamo nyine ureberamo ukabona ibiri kure. Iyo ikintu kigiye ku ruhande ntabwo ubasha kukibona. Aba rero mu buryo bafongisiyona uba uri munsi ya kontorore ye. Noneho ibi byose iyo abibuze asa naho ugiye ku ruhande ya ya miruwari yakureberagamo, akaba atakibasha kugukurura neza ngo agukontorore. Bihita bimutera ubwoba, kuko wari nk'igicucucucu cye, yabagaho odepa do twa, yabagaho ku bwawe, yakwihishagamo. None rero uvuye mu gakino ahita yibura nawe ubwe, kubera ko niba ari wowe yavomagamo energy zituma abaho, zituma vibura, twabonye ko yiyambika karagita zawe nziza, wowe akaguhindanya. Yes, ahita yibura. Yararimo akina agakino azi yuko uri bumukurikire nka kwa kundi kwa mbere, ariko asanze nawe waragize ute, warisobanuye uti cette fois-ci ndamuretse aragiye. Aha rero ahita amera nk'utakaye. Ibi bikurikirwa n'ubwoba bw'uko kuba
utakimwirutse inyuma ngo winginge nka mbere, waba waramuvumbuye. Kuko nta kindi gisobanuro abona, aribaza ati uyu muntu ko nzi ko najyaga nkoma agati akanguruka inyuma, ko najyaga mbuda narakara akaba ari uza kunyinginga ngo byagenze gute, nka wa mwana nyine twingingira kurya. Uyu nawe aba yiteze ko akabaye kose ari wowe umwiruka inyuma. None abonye biranze, ahita yicara akibaza ati ese yaba yaravumbuye agakino kanjye? Ibi nubwo rero bimubaho ntago abigaragaza, ahubwo akugaragariza nkaho nta kibazo afite, akakwereka ko rwose anyuzwe no kuba yagutaye. Nabyo biba ari superficiel. Uzabona yiyafisha mu mafoto, niba uri umugore ubona ariyafisha mu mafoto n'abandi bagore kugira ngo akwereke ko atari wowe kamara, ariko muri we aba afitemo icyo kintu cy'ubwoba cyo kuvuga ngo iki, kuba wamurekuye akagenda ntiwongeye kumwiruka inyuma, waba waravumbuye ibikorwa bya manipulasiyo ye. Kuvumburwa rero nicyo kintu abanarisisike batinya kurusha ibindi byose. Kuvuga ngo urarakara, ngo uramutuka, urarira, uragira ute, nta kintu ibyo ngibyo bijya bimubwira, kuko nibyo biryo bye. Ahubwo kuvumburwa ugasobanukirwa ko burya mu mubano wanyu nta kintu kizima kirimo, nta kigeze kiba ukuri kirimo, wavumbuye ko ari umukinnyi wikinira agapira mu buzima bwawe. Icyo kintu kimutera ubwoba kurusha kuba wanamuta, kuko atinya kuba yashyirwa hanze, kuko amenyereye kubaho mu bwihisho yitwikiriye isura y'abandi. Kugira ngo rero isura ye nyayo ube wayivumbuye, iba ari risike yo kugira ngo n'uwo hanze ya relasiyo yanyu abe yabimenya. Kandi ikindi kuri iyo ngingo, atinya yuko nta wundi muntu uzongera kumwizera nk'uko we wabikoraga, cyangwa se niba agize nk'ibyago ukaba uramuvumbuye, urabisohoye, urabivuze, ashobora gutinya ko no hanze nta cyizere bazongera kumugirira, kuko bazaba bavumbuye ko umuntu burya bari bazi ntago ari we wa nyawe. Ni umukino yikiniraga mu buzima bw'abantu. Mu mutwe w'uyu muntu rero bihita byivanga, akibura. Noneho kuko aba atazi kubana nawe ubwe. Twabonye ko ari abantu baba bafite icyobo muri bo kiri vide, kirimo ubusa. Iyo birebyemo nta kindi babona, kubera za manipulasiyo babayemo kuva batangira mu mibano yose bagiye bagiramo, nta kindi bakozemo uretse kubiba urwango, kugira nabi n'ibiki. Iyo birebyemo babonye akanya rero bakirebamo, nta kindi kintu bibonamo, ni wa mwijima ubuzuye. Noneho kugutakaza rero niwe wamuhaga energy, ukamuhuza, wamwokipiraga umwanya. None ubu ngubu ahise yibona ari wenyine. Ibi rero biramuhungabanya cyane, ndetse batangira gushaka kwihunga bo ubwabo, kuko ntabwo amenyereye kwicara ngo yirebe we ubwe. Yamenyereye kubaho nka parazite nyine, energy zose azikura ku bandi. Ahangaha niho rero ujya kubona ukabona ashatse undi ahungiraho. Ibintu byabo ni uguhunga, ahita areba undi mu victime, ahita ashaka undi muhigo ahungiraho kugira ngo atabona umwanya wo kwihugiraho. Gusa
icyo navuga hano ni uko akenshi ajya gufata uyu mwanzuro wo kuguta yaratangiye afite indi plan B, aba akenshi aba ayifite. Iyo atayifite rero niho azahara, kandi rero yakayigira yagira, ntago ako kanya ishobora kugera kuri level nk'iyo wari uriho. Wenda tuvuge yarakwegisipurwase mu gihe cy'imyaka wenda nk'itanu mukundana cyangwa se muri mu mubano w'abashakanye. Iyo myaka 5 ntago azayireka ipera n'uwo muntu abonye hafi aho ngaho, wenda amezi angahe cyangwa iki. Mu myaka yose mwamaranye nuko hari icyo yari yarakubonyemo agukuramo. Uwo muntu rero mushya ntago ashobora guhita yuzuza icyo kivide wowe usize. Aha rero ahangaha tukiri aha turacyumva ko mu by'ukuri kugira ngo agute biba biri mu nyungu zawe, ahubwo niwe ugira ibyo atakaza byinshi. Gusa nanone abakibaza impamvu utamuhaye amahirwe yo gukomeza kukumanipira no gukomeza gukinisha ubuzima bwawe. Wowe utangira kwiyubaka, ariko waba agicanganyikiwe arimo yibaza uburyo azafatisha undi, yibaza ati ese uriya azamerera nka kanaka. Kuri we uwo nguwo ahungiyeho aba ari nka antidureri. Ni nk'uko ufata parasitamoro ngo umutwe utakurya. Urumva rero nta cyizere afite aba afite cyahari nka stabilite yari afite muri kumwe, kuko wowe yari yaragushoboye. Noneho rero kugira kwemera yuko agutaye, ukanamwereka ko ubyakiriye rwose ukiyakira, biba bibaye nk'aho uciye wa mugozi wagufatishaga kuri we, kwa kundi wahoraga wumva kubaho utabaho mutari kumwe, ya besoin de validation yo kumva uhora ukeneye ko ari we ushyira ijambo rya nyuma agushimagize, aba ari bwo wumva ufite agaciro. Ibyo ngibyo uba wabitaye, ahita umwereka ko byose byataye agaciro, ukabyemera udasakuje ndetse udasobanuye n'ibintu byinshi. Mbese muri make uba waramaze kwiyakira na ka kagozi wagaciye. Mbese muri make umweretse ko utakimukeneye kugira ngo wumve ko hari icyo umaze ku isi. Uku kwiyakira rero ukemera yuko agutaye, we bihita biramudestabiliza, amera nk'utaye umutwe. Sinzi ukuntu nabivuga, aba fragile ku buryo yumva abaye, sinavuga ngo iki, yumva ntaho agihagaze, akagira umujinya, akagira umushiha. Noneho kubera ibyo ngibyo byose, kubera aba afite iyi iritasiyo, afite umushiha, ari inkomwa hato, aba ari fragile, aba ari inkomwa hato, akantu kose nyine ntago aba akibasha kumetiriza ya marangamutima ye na bya bikorwa bye byo kumanipira. Ntago aba akibasha kubimanipira, kubikontorora. Aba ameze nk'umusazi muri make, aba arimo guhubagurika. Noneho kubera iryo hubagurika, kubera ahungabanye, bituma na wa muhigo we cyangwa ya plan B yateganyije nyuma yo kuguta atayifata igihe kirekire, kuko yo imuvumbura vuba, kubera ko ahita yigaragaza vuba cyane uko ateye,
kuko ntago aba agifite patience cyangwa se kwihanganira kumara igihe amumanipira. We yafashe igihe arakubaka, ahera muri hari cycle cyangwa se uruhererekane uwo muperiveri akoresha, we yabikoze ku murongo yateguye, yarakubyiniriye, yewe agushyira kuri piedestal kugera ubwo umwiyumvamo uramukunda, agera ubwo noneho umwimariramo, akugiraho controle totale, agufataho ijambo, niwe ugufatira imyanzuro, akugira uburenganzira bwose bushoboka. Ibyo birangiye atangira kugutesha agaciro. Ibyo birangiye akajya mbese uhita umubera nk'ikisi. Guhera ubwo ngubwo wahise wamubereye nk'imbago mu gihe cyose mumaranye acumbagiriraho. Ni wowe umuha imbaraga ni wowe umuhoza mu gihe ababaye. Mbese ibintu byose ni wowe ubihaza, ni wowe wabaye ni wowe wabaye ahafata agiye kugwa. Ibi byose yari yarabifatiye igihe, arabitegura, wowe aragushobora. Noneho muri iyi mimerere rero, ari naho iyo wemeye ko agutaye ukiyakira ukarekura, bimubabaza akibaza impamvu utamuhaye amahirwe yandi, utamwirutseho. Ntago kwihanganira gukurikiza biriya byose ategura kugira ngo ujyemo neza, gukontorore, ntago iyi patience aba akiyifite. Aba ari nkomwa hato. Njye natekereza wenda aba anavuga ati uyu nguyu nzamufatisha gute, uriya byari byoroshye, uriya ntiyangoye. Ni hahandi rero wa wundi ahita amuvumbura bya hafi. Niho uzasanga relationship za plan B, C n'izindi zose zigenda zikurikiraho, kuko aranshena, usanga zimara igihe kingana gitoya, ukwezi, ibyumweru, amezi abiri, ugasanga zose ziraza zihita. Nuko aba akiri fragile, atarabasha kwiyakira, atarabasha gukontorora ya manipulation ye ngo agende ku murongo, wa muhigo we awushyire mu mutego neza. Kwakira gutabwa kwawe rero bihita bimwambura imbaraga, kuko wenda yatekerezaga ko uri bwongeremo imbaraga, noneho ubwo nizo yari afite zose urazimwambuye, uramwihoreye. Ntago azabikubwira, ariko azashirira muri we, anakubwire ko rwose ntacyo wari umumariye. Nakohereza na message umva gutesha agaciro, akwereke kuri icyo ntazi, ariko ibyo ngibyo biba ari ukugira ngo nawe usigare usenyutse, we aba yashize kukurusha. We agerageza kwibwira ko no kwikonvenka ko yakuretse, ariko mu by'ukuri, tuvugishije ukuri, ni wowe uba wavuye ku bintu. Wenda wibwiraga ko mu gihe mwari mumaranye, ubu akenshi iyo umenyanye n'umuperiveri narcissistique, atangira nyine muri ya manipulation, akumvisha ko agukeneye, akwereka ko ari umuntu wahuye n'ibibazo cyane, wenda se ari umuntu wahemukiwe, ari umuntu ukomeretse, mbese akwereka ko agukeneye. Noneho wowe ukinjira muri relationship yanyu wibwira ko uzabasha kumuvura ibyo bikomere, wumvaga wenda uzamugira umuntu mu gihe wabonaga ari umuntu udashinga ngo abyine, wumvaga
nurushaho kuba umuntu mwiza ashobora kuzahinduka, wenda agahindura karagiteri mbi wamubonagaho, ariko byose byapfuye ubusa. Usohotse muri manipulasiyo ye, usohotse mu mateka yakwandikiye atari yo wahisemo, yayaguhitiyemo, urangije nawe uyicaramo uriyakira, ariko noneho finali, ku mukino wa finali niwe ugutaye. Noneho aragutaye, aribwira ko ariwe ushyizeho finali, ariko mu by'ukuri ni nk'aho ari wowe ufasha kuwegekaho. asohotse mu buzima bwawe, uhita ukururiraho urugi uti kabindi na buki, genda rwiza. Ikirenzeho rero ni uko abagiye nta rwango umufitiye, kubera ko uba waramaze kuvumbura shema, uba warazinutswe, uba warabashije kumutahura. Mbese mana we, uba uvuga uti ntacyo ntabonye, yakweretse amabara yose, mbese urabona ntacyo wasigaje inyuma. Uba uvuga rero uti ntacyo ngitakaza. Ibi rero bihita bituma iyo asohotse mu buzima bwawe bisiga nta rwango umufitiye habe na rutoya, kuko nawe uba warabonye ko ari umuntu nawe utibereyeho. Kujya kwikorera urwango rero umufitiye, uhita wumva ko ari ibintu bikuvunira ubusa. Nta kwihorera ujyana, urarekura. Ndetse nta nubwo ubivamo utekereje kuvuga ngo nzarenganurwa, nararenganye. Bakurenganure gute n'umuperiveri narisisike? Deliverance ya mbere cyangwa kurenganurwa kwa mbere ni uko asohotse mu buzima bwawe. Usohokamo rero utuje n'amahoro yose, uvuga atahwi, Imana ihabwa icyubahiro. Noneho urabona ubundi relationship zisanzwe iyo abantu batandukanye, uba ukeneye yuko anagusobanurira impamvu agiye. Ese habaye iki? Nakoze iki? Iyo wamusobanukiwe, uba ubizi ko impamvu agiye atari impamvu zawe. Ntabwo uba ukeneye rero yuko ashyira akadomo ku mubano wanyu, ngo agusobanurire ngo njyanywe n'iki. N'ubundi nta bantu batajya bakominika. Uravuga uti bonde bara, genda rwiza, sinjye nabona ngo ukize. Ubundi ugahita wikomereza urugendo. Akaba ari bo twavuga ko bashatse gukina n'umuriro, baba ari bo bashya, cyangwa se bashoje umukino none basigaye mu kibuga bonyine. Yagutaye azi yuko uri bumwiruke inyuma ntabyo ukoze. Niwe witereye, kuko yagutaye. Ntago umuntu wagutaye biragoranye cyane ko niba yagutaye ari bugaruke akwiruka inyuma. Ni ikintu kigoye cyane, kuko niwe wijyanye. Ibi ngibi bitandukanye naho ari wowe wafata inisiyative uti mbivuyemo. Ibyo nabyo tuzabireba, kuko hari igihe umuvumbura nawe ugafata umwanzuro wo kubivamo. Wabivamo akagira sitarategi runaka akoresha kugira ngo yongere akugarure ahakubona neza, yongera kumanipire. Biratandukanye cyane n'iyo wagutaye. Iyo yagutaye aba akeneye ko umwiruka inyuma, cyangwa se yabonye undi muntu ukurusha energy, wenda yagerageje kukumanipira abona ntumeneka, cyangwa se yakumanipiye igihe arabona warabaye puize. Ndibuka
hari umusiriviva cyangwa se umuntu warokotse umutego w'umuperiveri narisisike wambwiye ukuntu ngo yigeze kumubwira ngo ariko ngo siko ngo nkurusha imyaka 10 ariko ukaba ushaje mbere yanjye, ngo nyuma yawe nzashajisha abandi nka 3. Urumva muri we ni ibintu aba yarapuranifiye. Iyo abonye uba umeze nka shikarete, iyo abonye akwepuje generaliza azigushijemo azikumazemo, araguta agashaka undi muhigo mushya umuha ibyo akeneye, cyangwa se akabona waramuvumbuye utacyemera ko akumanipira. Izo ni impamvu zose zituma agenda. Iyo rero ari iyo mpamvu ya kabiri, iyo ngiyo yo kuba waramuvumbuye, akenshi niho habamo ibingibi hano tuvuze, kuko aba agifite icyo agushakamo ariko abona utakikimuha. Niho akoresha rero ino sitarateji yo kuvuga ngo ndagutaye. Iyo uhise wemera rero uti igendere Rwiza, niho ibi byose twabibonye, niwe uta umutwe kandi atari bubone uko agaruka, kubera ko agakino uhita usohoka mu kibuga, akaryango kagakingaho, ukaba ushoje umukino. Ngayo rero nguko, ntumva iyi ngingo yumvikanye neza. Muri iyi minsi turimo turavuga ku baperiveri narisisike, hari igihe tuzagenda tuvuga no ku bindi, ariko uyu munsi reka dusoreze aha. Naho ubutaha, mukomeze mwiyiteho kandi mubeho, ejo ni ahacu. Bye bye.